Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze nizere ko uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye bya no mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko umeze neza. Iyo iracyari Betos Crazy TV, muri uko musanzwe mubizi tugenda tubategura ibiganiro bigiye bitandukanye akenshi babyagufasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Mu kiganiro twahariye ubuzima, uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe bigiye bitandukanye ushobora kuba waboneramo ubumenyi abenshi baba baragiye baguhisha kubera inyungu zimwe na zimwe zitandukanye baba bifuza kugeraho. Uyu munsi nkaba nifuje ko tuganira ku kibazo cyo kwikinisha, dore ko hari na bamwe usanga bakunda kubikora nyamara batazi ko ari ukwikinisha. Abenshi bikabagiraho ingaruka zikomeye cyangwa bagakomeza kubikora bababeshya ko ari byiza, ngo bishobora kuba byakuza igitsina ndetse n'ibindi byinshi ugenda ubeshywa ku kwikinisha. Uyu munsi nkaba ngiye kuza nkubwiraho byinshi cyane, nawe ukabasha kuba wasobanukirwa, nyuma yaho ukifatira umwanzuro. Nkubwira ngo niba utarakora subscribe rero kuri iyi chaîne yacu ya Betos Crazy TV, bikore aka kanya kugira ngo tuzajye tubana no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye iyi chaîne yacu ya YouTube ya Betos Crazy TV igenda ikugezaho. Abahanga ku bijyanye n'ubuzima bwa muntu bemeza ko kwikinisha bishobora kuba byiza cyangwa bigahinduka bibi, kuko akenshi ubikoze bimuhindura imbata. Umuntu akaba atangira kwikinisha rimwe na rimwe azi ko ari ibintu byoroshye cyane, nyamara agera aho ngaho kumva nta gitsina gore akeneye ndetse akisambanya kugeza ubwe arangije. Ukuri nyako rero ni uko kwikinisha atari byiza, kuko abenshi babikora bananirwa kubireka kandi ingaruka zabyo zo ntizihwema kwigaragaza. Nkaba ngiye kubabwira rero zimwe mu ngaruka zigenda zigarukwaho n'abahanga bamwe na bamwe bagiye batandukanye ziterwa no kwikinisha, nkaba ngenda basobanurira buri kimwe cyose. Icya mbere, kugabanuka kw'imisemburo. Ibi ni nabyo bitera kubura ubushake buhagije mu mubiri mu gihe uwikinishije agiye gukora imibonano, kuko akenshi iyi misemburo igiye itandukanye igenda ifasha abagabo gutera akabariro usanga akenshi yaragiye ikendera, kuko uwikinisha aba ayikoresha mu buryo butari nyabwo. Icya kabiri, hari ugucika intege kwa prostate. Ibi ni nabyo bitera kurangiza vuba mu gihe uwikinishije ari gukora imibonano mpuzabitsina, kuko iyi prostate ni nkaho ariyo vitensi cyangwa ariyo yongera imbaraga zo gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo yamaze gucika intege rero usanga ukunda gucika intege cyane ndetse ukanarangiza vuba, kuko iriya mitsi ikura intanga muri prostate ibisa nkaho yarangaye ku buryo ugira ubushake gato ugahita ubona intanga ako kanya ugasanga zamaze kuba zakwisuka hasi. Icya gatatu rero, abantu bakunda kwikinisha usanga akenshi bakunda gucika umugongo, kuko uwikinishije atakaza imbaraga nyinshi z'umubiri n'imyunyungugu ikomeza amagufwa y'umugongo itakara nayo ari myinshi, ugasanga akenshi ari guta ku mugongo, umutwe uri kumurya, yacitse intege. Akenshi abantu bakunda no kubikora ukunze no kuba wamubona ukabona ameze nkaho nta bwenge afite, ukabona ashobora kuba ameze nk'idebire. Hari ukugabanuka gukabije kw'intangangabo n'amasohoro, kuko uwikinishije aba abikora kenshi kuko biba byaramubase. Ibi ngibi bikaba bishobora no gutuma abura urubyaro, kuko quality na quantity by'intanga biba byaratakaye, bigatuma adatera inda. Ibi ngibi bikaba bitera ko intanga zawe zishobora kuba zaba ibihuhwe, kuko quality na quantity by'intanga biba byaratakaye, bikaba byatuma udashobora kuba watera inda uwo mwashakanye, bikaba byakuviramo ikibazo cyo kuba utazabyara. Hari ukugabanuka igitsina, guhengama kwacyo, kuko abenshi bakoresha intoki bikinisha kandi bijyana n'akaboko ukoresha, ugasanga igitsina cyawe cyarahengamye, akenshi kiragabanuka kubera ko imitsi ikigize yamaze kwangirika, itakibasha kubona amaraso ahagije ngo igitsina cyawe kibe cyagira ubuzima bwiza. Ikindi, hari ukutaryoherwa mu mibonano. Akenshi bino biba ku bagore, kuko kwikinisha iyo wabimenyereye uri umukobwa biragorana ko yaryoherwa n'imibonano atikinishije.
ariho usanga mumara gukora imibonano mpuzabitsina iyo mwayikoranye n'igihe kinini wagerageje gukora ibishoboka kugira ngo umufashe kurangiza, akagenda akikingirana mu cyumba agatangira kwikinisha kugira ngo abashe kuba yarangiza kuko aribyo aba yaramaze kuba yamenyera. Ikindi rero hari ukumva wiyanze kuko biba byarakunaniye kubiri kandi ubona ko atari byiza. Ibi bituma ugira stress zavaho ukajya wibagirwa bya hato na hato, byose bigenda biterwa n'ingaruka zo kwikinisha. Ese ibi byose twagiye tubona ni iki gituma abenshi bashobora kuba bakwikinisha? Akenshi rero bafata umwanzuro wo kwikinisha bitewe no gutinya zimwe mu ngaruka bashobora guhura nazo mu gihe bakoze imibonano mpuzabitsina, nko gutera inda, kurwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Abenshi bakaba batangira kuba bakwikinisha. Ikindi gishobora gutuma wikinisha hari ukureba amafoto, amafilime, amavideo amwe n'amwe agenda arimo ibintu bikangurira umubiri wawe kugira ubushake bukabije, nyamara mu by'ukuri nta muntu ufite mu gihe gukorana imibonano mpuzabitsina. Ibi ngibi iyo umaze kubireba abenshi bisanga batangiye gufata ibitsina byabo bari kwikinisha. Uyu munsi rero nkaba nifuje kukuvira imuzi iki kibazo cyo kwikinisha ukaba wagisobanukirwa neza. Ese ni ibiki bishobora kukwereka ko watangiye kugana ingeso igayitse yo kwikinisha? Harimo gutangira gukorakora cyane imyanya y'ibanga yawe, se wavugana n'igitsina gore kuri telefone ukumva utangiye kuzajya wikora ku myanya yawe y'ibanga ndetse uyikinisha ushaka ko yafata umurego. Ibi ngibi rero nubona utangiye kuzajya ubikora, nyamuneka ujye wirinda ubyikuremo kugira ngo utazisanga watangiye iyi nzira igayitse. Ese mu by'ukuri hari umuti ushobora kuba wavura abantu kwikinisha? Hari benshi rero usanga bamamaza imiti igiye itandukanye ndetse we ntunasobanukirwe koko niba bishoboka, ugasanga bari kwamamaza umuti uvura kwikinisha, wowe ukagira ngo ibi ngibi ni ibintu bishobora kuba byoroshye. Mu by'ukuri nta muti wo kwikinisha ubaho, kuko impamvu mvuze ibi ngibi, kwikinisha ntago ari indwara umuntu ashobora kuba yaguha umuti wowe ku bwawe ugahita uhagarika kwikinisha. Ahubwo kwikinisha ni ikibazo kiri mento cyangwa ikibazo cy'imitekerereze kiri mu mutwe wawe, uba ushobora kuba waganirizwaho n'abantu bagiye batandukanye bakakugira inama, bakakwereka ingaruka zabyo, wowe ugafata umwanzuro ukaba wabireka. Umuti wo kwikinisha ushobora kuba wabaho no kuganirizwa ndetse ukerekwa ububi bwabyo ndetse nuko ushobora gucika kuri iyo ngeso, ahubwo wa muti ukagufasha kuba wakwivura ziriya ngaruka twagiye tubona zigiye zitandukanye zigenda ziterwa no kwikinisha. Ndagushimiye cyane rero wowe wabashije kubana natwe muri iki kiganiro, kubwira ngo niba ufite inyunganizi cyangwa igitekerezo ushobora kuba wabyandika muri komenti cyangwa ukaba waduhamagara kuri nimero yacu ya telefoni dusanzwe dukoresha, yaba ari igitekerezo cyangwa inyunganizi ndetse n'ibindi uba wifuza kutubaza ku byerekeranye n'ubuzima, kugira ngo tube twazagukorera ikindi kiganiro kiba kikumara amatsiko kuri byinshi uba utekereza.